Banyarwanda, Imana yabantumyeho. Imana yambwiye ngo nze mbwira abanyarwanda aho umunyarwanda wese ari, ni umunyarwanda natumweho uyu munsi, umunyarwanda wese ahari. Imana yambwiye ngo nize mbabwire ngo byatangiye Imana ibishimira, byatangiye muyisenga Imana ikabishimira, mukoresha ibiterane Imana ikabyishimira, mwaririmba Imana ikabyishimira, mwabwiriza Imana ikabyishimira, byatangiye mufasha abakene Imana ikabyishimira. None aho bigeze ntabwo Imana ikiri kubishimira, kuko yambwiye ngo aho bigeze bamwe bari kuririmba ikagira isesemi, abandi bari kubwiriza ikasesemwa, bahanura igasesemwa, kuko iri kugireba bamwe bari kuririmba ikabona ni nk'abantu bari guceza dombora soro mu kabare, ikabona ni nk'abantu bari guceza mu gicene pate bya bindi by'abasilamu, sinzi ibyo biba byabaye cyangwa se bya bindi muri brade shower abakobwa bagiye kugira cya baby shower. Nikiri kubibona ntabwo amasengesho ya bamwe ari kuyinukira. Yambwiye ngo nze mbwira abanyarwanda aho bari hose ku mpera z'isi zitandukanye ngo nibongere bibuke Imana yabagiriye neza, bibuke Imana yabakijije amasasu, bibuke Imana yabakijije imihoro, bibuke Imana yabarengeye nta byo kurya bari bafite ikaba ibyo kurya, bibuke Imana bahigiye bamwe bazayikorera none bamaze kurengwa, basigaye batuka Imana, muri gusuzugura Imana uko mushatse, muri kuvuga Imana ko itariho, abandi mwamaze kubona ko amafaranga arizo mana zanyu. Mbabwire yarambwiye ngo bigiye bisubiwemo, kuko umuntu wese Imana igiye kumunyuraho, igiye kumunyuraho. Yambwiye ngo mwatangiye neza, mwatangije iby'umwuka none muherukije iby'umubiri. Kandi yarambwiye ngo ugiye kubateza Abafilisitiya, kuko cyari Abisirayeli basuzuguraga Imana, yabatezaga Abafilisitiya. Mbibutsa Abafilisitiya bazi uko bashatse baza mu burwayi, bashatse baza mu nzara, bashatse baza ari ingabo, ariko yarambwiye ngo ugiye kubateza Abafilisitiya, agiye kubatera umugongo gatoya, niyo mutayigarukiye ngo muyihindukirire abanyarwanda. Yarambwiye ngo nzaze mbabwire ngo kuko muri guteranya ibiterane itabirimo mwishakira amaturo mbere, mwishakira amafaranga mbere. Ubundi yarambwiye ngo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru bavuza impundu, none muri iyi minsi nta mpundu ziri kuhavugira kuko yabuze abihana n'abagatobero. Irambwira ngo ije muri ADPR, irahagarutse, irambwira ngo ije gukunkumura, nk'uko umuntu akunkumura imbagara ye agakunkumura, ngo ntabwo irakunkumura, kuko ibyabaye n'abantu bakunkumuye, yo ntabwo ari yakunkumuye, none ije kwikunkumurira. Rero yarambwiye ngo ije kwikunkumurira, kuko ibyo mwabonye ni abantu bakunkumuye, ngo mwakuye abanyamuhamagaro ngo ntibize, ngo ntibazi kuyobora, ariko ubundi mbere hose ntibayoboraga, ariko ije gukunkumura kuko ibyabaye n'abantu bakunkumuye, yo ije kwikunkumurira. Kuko yambwiye ngo the Stephen Dry ije gukunkumura muri ADPR, mpaka icyo ishaka n'ikigambire ari cyo kibaye. Yaramwije gukunkumura, kandi yaramwe ngo umuntu wese uzi ko ari umuyobozi muri ADPR cyangwa se n'ahandi wayoboye nabi, umuntu wese uzi ko yayoboye nabi ari umuyobozi, Imana iramwangira muzi inkoni y'Imana irabaziye. Waba uyobora korali, waba uyobora gurupe, waba uyobora famiye, waba uyobora zone, bya bintu bavuga byose n'ibiki byose, ariko uzi ko uri umuyobozi n'ibiki byose, Imana yaramwangira baziye, kuko mwayisesemye, muri kwitera isesemi, amasengesho yanyu ari kwitera isesemi. Irambwira ngo nimugarukiraho, kuko Imana ije, Imana iraje. Yarambwira ngo nzabivuge, Imana iraje. Reka mbabwire, Imana iraje. Belasi winifone dry, Imana iraje. Yarambwiye ngo irimo irasesemwa. Hari abari kubona bari gusenga bikayitera isesemi, hari abari kubona bari kuririmba abakobwa bakuyemo amada bagiye muri onapo bikayitera isesemi, hari abasore bari kubona bari kuririmba bikayitera isesemi, birimo biyitera isesemi. Imana biri kwitera isesemi kuko baririmba ari abasambanyi. Hari abandi iri kubona bari gusenga bajya mu bapfumu bikayitera isesemi. Imana yambwiye ngo nzabwire abanyarwanda ngo iri gusesemwa, mutarihana ibyaha iri gusesemwa, bamwe muri gusenga amasengesho akayinukira kuyihumurira. Irambwira ngo nubwo muri kubwiriza mwambaye amakositimu mwiteye amaparufe, ariko yiri kunukirwa kuko
nubwo mwambaye mu isi ariko mu isi y'umwuka mwambaye ubusa. Nubwo muri kubwiriza mwambaye amabubu, mwiteye amaparufe muhumura, ariko mu isi y'umwuka mwambaye ubusa. Mu isi y'umwuka mwambaye ubusa kandi muri kwinukira, mutarihana ibyaha, mutarareka ubusinzi, mutarareka ubujura. Irambwira ngo the Stephen Dry ngo benshi bajyaga bagatura amaturo batoga akayigeraho. Irambwira ngo mwatura mutatura, nta nyungu bifite mu ko amaturo yanyu ubundi ari ayo mwariganyije, abandi mukaba mwayibye, abandi akaba mwambuye abakene. Irambwira ngo amaturo musige mutura ntagahigeraho kuko arayinukira. Yarambwira ngo nzaza mbwira abanyarwanda, irambwira ngo ni ukuri, irambwira ngo umuntu wese uzi ko yavuye imvura aho yajyaga avuganira nayo, aho yajyaga yingingira, aho yajyaga yisengera, aho yajyaga yiyungira akihana kuri yo, uzi ko wese yahavuye, Imana igiye gukuraho uruzitiro, ibyo binyukanyukwe kandi zamukina ku mbyuba kuko ibyo yatinyaga bigiye kumugeraho. Niko yamwe ngo nzaze mbabwire. Irangije irambwira ngo abantu nimugarukira Imana, abantu nimusenga Imana, bigeze aho mumenyera Imana, bigeze aho mutuka Imana, bigeze aho muvuga ngo Imana ntivuge, bigeze aho muvuga ngo umwuka w'Imana naceceke. Irambwira ngo yabishatse yahera ku wa mbere ivuga umwaka ukarangira ikiri kuvuga. Irambwira ngo ije kwivugira, ije kwiburanira kandi ije kwirwanirira. Mugiye kubona agashya k'Imana kukije. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe mwe mukurikira Miro TV. Hanyuma ndagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kandi mbagezeho message y'Imana yabantumyeho. Reka dusenge Imana undi tuze tuvuga iby'Imana ishaka ku banyarwanda n'ikibantumyeho n'abanyarwanda. Umunyarwanda wese ari yego. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ifite imbaraga n'ubushobozi, Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Aya masaha turavuze ngo tujye gutangira akanya uduhaye ko kuganira, ko kuvuga ibyo dutumye. Nyemerera uzi dushoboze, imbaraga z'umwuka wawe ziganze cyane mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti wapfaga mu kazuka. Amen. Hanyuma reka dusomere ijambo ry'Imana. Imana ibantumyeho banyarwanda, 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 Imana ibantumyeho. Hanyuma nitumara kurisoma dusenge tumaze kumva iyi message. Reka dutangire dusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami. Hanyuma niturangiza dusoma ibice 20 durahera ku murongo wa 13. Haravuze ngo maze Hezekiya yakira intumwa ze, azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi bibonetse mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. Bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya, aramubaza ati ba bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni. Arongera aramubaza ati mu rugo rwawe babonye iki? Hezekiya aramusubiza ati ibiri mu rugo rwanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Yesaya abwira Hezekiya ati umva ijambo ry'Uwiteka, igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose n'ibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni, nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuga, kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagire inkone zo kuba mu nzu y'ubwami bw'i Babuloni. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Abanyarwanda, banyarwandakazi, aho muherereye hose ku mpera z'isi zitandukanye, Imana ibantumyeho, Imana ibantumyeho. Iki ni igihe kimwe yabanje kumira ijambo kugira ngo mbanze mbasomere iri jambo, hanyuma nimara kurisoma mbagezeho icyo Imana ibantumye abanyarwanda. Iki ni igihe kimwe Hezekiya
Hezekiya byatangiye neza, ngo byatangiye ashimisha Imana, bitangira Imana imwishimira, bitangira anezeza umutima w'Imana. Mu bami bigeze babaho mu gihugu cya Isiraheli, mu bami bageze banezeza Imana na Hezekiya nawe arimo. Hezekiya ngo akigera ku bwami, abahanga baravuze ngo yafashe inyundo y'ibiro 7, arangije araza amenagura ibigirwamana byose byari muri Isiraheli, ngo nuko Imana iri mu ijuru irabyishimira iranezerwa. Hanyuma birangije, Hezekiya uyu nguyu mbabwira ngo yagize ishyaka, ngo yagize ishyaka rituma ngo abantu bagaruka ku Mana, cyangwa se ngo abantu basenga Imana. Birangije Hezekiya ngo aza guterwa n'umwami wa Ashuri, izo nkuru murazizi ntabwo ndibuze kuzitindaho, ngo Imana imukiza umwami wa Ashuri witwa Senakeribu kuko yari yaranejeje umutima w'Imana. Hanyuma Hezekiya igihe kikiza kugera ararwara, arwaye ngo yerekera ivure. Yerekeye ivure yibutsa bya bindi Imana yayikoreye byose, na rya shyaka yagize ryo kugarura abantu ku Mana, arayibutsa, arayibwira. Amajije kuyibwira, Hezekiya uyu mbabwira ngo Yesaya yari yamanura amubwira ngo genda, Imana ibwira Yesaya amubwira ngo genda umubwire ngo arage ibye kuko agiye gutanga. Hezekiya ngo aribivure, yinginga Imana, ahenda Imana, arayibutsa. Amajije kuyibutsa, Imana iravuga ngo ugire umubwire ngo ntago agipfuye, ku myaka yinongera imyaka 15. Sinzi ikintu wari buze kubutsa Imana muri iyi minsi tugezemo, muri iki gihe impfu zigiye kuba nyinshi, muri iki gihe inzara igiye kuba nyinshi, muri iki gihe cy'uko amarira agiye kuba, umuborogo ugiye kuba mw'isi. Sinzi icyo urubuze we kubutsa Imana. Ko wanavuye ivure se, wavuye ivure aho Imana yavuganiraga nawe, wavuye ivure aho wajyaga wibukiriza Imana, warahavuye. Abanyarwanda mwarahavuye, mwavuye ivure. Imana imubwiye ngo irongeraho iminsi 15, imyaka deja mumbabarire, imyaka 15. Iyi myaka 15 Imana yari izi ko iyihaye Hezekiya agiye gukoramo ibyiza kurusha mbere, ngo ahubwo yayikozemo ibintu muri iyi myaka byababaje umutima w'Imana. Ubundi abahanga bavuze ko Hezekiya iherezo rye ryabaye ribi. Mu yandi magambo, ni nkuko kuri umuntu ashobora gutangira neza bikaza kurangira birangiye nabi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwebwe musenga namwe mudasenga, rega namwe mudasenga ineza y'Imana bagezwe, nubwo byose mubishyira ku basenga gusa, ariko namwe mwabonye neza y'Imana. Mwabonye ineza y'Imana kuko yaguye mu imvura yaguye mu murima w'abantu basenga n'abadasenga, yarahaguye. Ntabwo Imana yayigushije agace kamwe gusa, yayigushije namwe, yarabagwiriye. Murabyinga, mureza, mujya Dubai, ibintu biremera. Mbese burya nyine namwe hari neza yabagiriye. Hanyuma Hezekiya ngo bugiye bwa umwami w'i Babuloni ngaza kumwoherereza ingabo, amwoherereza ingabo. Undi cyari ikizira ku mwami w'i Babuloni yamenya ibyo Hezekiya atunze, akamenya n'ibiri mu bubiko bw'Imana. Ngo Hezekiya akora ubujiji nk'umuntu utarasenze. Hezekiya we akora ubujiji. Arangije ngaraza, nta hantu yabahishe na hamwe, ngaraza afata ibyari mu nzu y'Imana ngo arabibereka, afata n'ibyari mu nzu ye arabibereka, ngo igihugu cyose arakibamurikira. Ngo birangije barigendera. Yesaya ngaza kuza ngo Imana imutumaho Yesaya. Banyarwanda, Imana ibantumyeho bantu musenga, mwamaze kwereka abantu b'i Babuloni, mubereka mwariyerekanye, mwerekana n'abantu b'i Babuloni, mubereka imbaraga zanyu ziri. Niyo mpamvu mwashizemo imbaraga, mwabaye nk'abandi bose. Nuko abantu b'i Babuloni babarungurutse, barababonye hose, ntaho bahishwe, mwagezwemo n'ab'i Babuloni. Ikizakubwira abantu b'i Babuloni ko bahageze, barabareba bakara tekinike musengamo, bakara uko musenga, bagahita bavuga ati umwuka ntago yemewe. Bagahita bavuga ati none ntago byemewe kuhanura. Abantu b'i Babuloni burya baba bahageze, ntago yemewe.
Yesu aramubwira ngo abagabo bari baje kureba iki? Aramubwira ati baje ariko naberetse byose. Ati waberetse ibiki? Ati byo mu nzu yanjye byose nabiberetse. Ati no mu nzu y'Imana hose nabajyanye ndabereka. Ati Yesu aramubwira ngo umva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo mu gihe kigiye kuza i Babuloni bagiye kuzaza abanyagurugo rwawe rwose n'ibyo mu nzu y'Imana babijyane. Reka mbabwire baroko aho byapfiriye nuko mwagiye mufata ibintu byo mu nzu y'Imana mukabishyira ku social media ngo mwaburanye, banyereje imisoro, ngo banyereje deja ngo ntago ari imisoro, ngo banyereje amaturo, ngo bibye amafaranga ngo yo ku nzu, ngo bari kubaka amahoteli, ibintu birakomera, ibintu birazamba, ADPR ibintu birakomera, ejo kwaje twaza birakomera, ngo baburanye. Mbese ahantu hose i Babuloni barahanyuze, nta hasigaye hazima uretse Imana yonyine yaturengera. Nta hantu hasigaye hazima kuko i Babuloni abantu b'i Babuloni babagezemo. Ntago byari kizira yuko ibintu byabereye mu rusengero byaza ku social media, byaza ku mugaragaro, mwabikemuriraga hari imbere. Ariko kuko nyine ab'i Babuloni babanze kubacishamo ijisho, byarabaranganye. Ubu uragera ahantu bavangura umukristo akabwira ati cecekeye, umukristo ni Yesu, kuko basigaye babona nyine nta bukristo buri mu bantu. Abantu b'i Babuloni babagezemo babonye ibyanyu. Yesu arambwira ati bagiye kuzabinyaga, nibamara kubinyaga n'abahungu uzibyarira wowe bazabanyaga, i Babuloni bazabanyaga, bagenda bahinduka inkone bakorera ubwami bw'i Babuloni. Akeneza ijambo ry'Imana. Banyarwanda, Imana yabantumyeho. Imana yambwiye ngo nze mbwira abanyarwanda aho umunyarwanda wese ari, ni umunyarwanda natumwe uyu munsi, umunyarwanda wese ahari. Imana yambwiye ngo nize mbabwire ngo byatangiye Imana ibishimira, byatangiye muyisenga Imana ikabishimira, mukoresha ibiterane Imana ikabyishimira, mwaririmba Imana ikabyishimira, mwabwiriza Imana ikabyishimira, byatangiye mufasha abakene Imana ikabyishimira. None aho bigeze ntago Imana ikiri kubishimira kuko mwavuye ivure. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo iminsi yabongereye bamwe, kuko kuba ukiriho ntago ari ukuri mwiza, ntago ari ukuwize masters. Hari abize masters bagiye, hari abafite ubwiza bagiye kukurusha, hari abantu bari bafite amataje bagiye bazwi, bafite n'amazina aremereye, ariko wowe warasigaye. Imana namwe ngo iminsi yakongereye, imyaka yakongereye kubaho iri kuyicuza kuko iri kubona yarabaye impfabusa, ahubwo mwarushije gusayisha mu bizaha abanyarwanda. Yambwiye ngo mwatangiye neza, mwatangije iby'umwuka, none muherukije iby'umubiri. Yambwiye ngo aho bigeze bamwe bari kuririmba ikagira isesemi, abandi bari kubwiriza ikasesemwa, bahanura igasesemwa, kuko iri kugireba bamwe bari kuririmba ikabona ni nk'abantu bari guceza dombora yasoro mu kabare, ikabona ni nk'abantu bari guceza mu gicene pate, bya bindi by'abasilamu, sinzi ibyo biba byabaye cyangwa se bya bindi muri brade shower abakobwa bagiye kugira cya baby shower. Nikiri kubibona ntago amasengesho ya bamwe ari kuyinukira, yaramwe ngo mbabwenge ari kuyinukira abanyarwanda. Yambwiye ngo nimwisubiremo mwiminjiremo agafu, mwongere mugarukire Imana, mwibuka aho yabakuye, nimara kwibuka aho yabakuye mwanyuza mukagwa, nimumara kwibuka aho mwagwiriye mwongere mwihane. Bitabaye ibyo Imana hari ibintu ije gukupira bamwe, hari ibyo ije gukupira bamwe. Yambwiye ngo nze mbwira abanyarwanda aho bari hose ku mpera z'isi zitandukanye ngo nibongere bibuke Imana yabagiriye neza, bibuke Imana yabakijije amasasu, bibuke Imana yabakijije imihoro, bibuke Imana yabarengeye nta byo kurya bari bafite ikaba ibyo kurya, bibuke Imana bahigiye bakaba bamwe ngo bazayikorera, none bamaze kurengwa, basigaye batuka Imana, muri gusuzugura Imana uko mushatse, muri kuvuga Imana ko itariho. Abandi mwamaze kubona ko amafaranga arizo mana zanyu, abandi mwamaze kubona ko amwihagije. Yarambwiye ngo bisubiwemo, Imana iraje. Kandi yambwiye ngo nze mbabwire, yarambwiye ngo nzaze mbabwire, yarambwiye ngo bigiye bisubiwemo, kuko umuntu wese Imana igiye kumunyuraho, igiye kumunyuraho. Hanyuma irangije irambwira ngo nimbabwire ngo muri kujya muteranya ibiterane ariko Imana itabirimo, muri kujya muteranya ibiterane Imana itarimo, rimwe mwabiteranyije, muri kujya muririmba Imana idahari, mukaririmba Imana
idahari, mukabwiriza Imana idahari, mugahanura Imana idahari. Yarambwiye ngo nzaze mbabwire ngo ni ukuri, mutarihana ibyaha, mutarihana ibyaha, mutarava mu businzi, mutarareka ubusambanyi, mutarareka. Imana irambwiye ngo ibaye ibateyeho umugongo, kandi yarambwiye ngo igiye kubateza Abafilisitiya, kuko cyari Abisirayeli basuzuguraga Imana, yabatezaga Abafilisitiya. Mbibutsa Abafilisitiya bazi uko bashatse baza mu burwayi, bashatse baza mu nzara, bashatse baza ari ingabo, ariko yarambwiye ngo igiye kubateza Abafilisitiya, igiye kubateyeho umugongo gatoya, niyo mutayigarukiye ngo muyihindukirire Abanyarwanda. Yarambwiye ngo nzaze mbabwire, ngo kuko muri guteranya ibiterane itabirimo, mwishakira amaturo mbere, mwishakira amafaranga mbere. Ubundi yarambwiye ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye mu ijuru bavuza impundu. None muri iyi minsi nta mpundu ziri kuhavugira, kuko yabuze abihana. N'abari kwihana bamwe bari kubaha amafaranga kugira ngo baze bihane, bigaragaze ko bihannye, ariko batihannye kuko bashaka Imana, ahubwo kubw'ibiguzi. Imana yambwiye ngo ibyo biguzi muri kubaha bamwe, irambwira ngo nta mpundu ziri kuva mu ijuru. Nubwo muri guterana, nubwo muri kuvuza impundu mu isi, mugacuranga mukaririmba, ariko mu ijuru nta mpundu ziri kuhavuga, kuko mwabanje amafaranga. Icya mbere mwashyize amafaranga imbere, mushyira inyungu zanyu imbere. Yarambwiye ngo nta nyungu ibifitemo iyo muri gukora byose. Yarambwiye ngo ibiterane muri guteranya byose nta nyungu ibifitemo, ko mu ijuru nta mpundu ziri kuhavuga, yabuze abihana. Irambwira ngo nzaze mbabwire Abanyarwanda. Irambwira ngo nimugarukiraho, kuko Imana ije, Imana iraje. Yarambwira ngo nzabivuge, Imana iraje. Reka mbabwire, Imana iraje. Belasi winifone dra, Imana iraje. Yarambwira ngo irimo irasesemwa. Hari abari kubona bari gusenga bikayitera iseseme. Hari abari kubona bari kuririmba, abakobwa bakuyemo amada bagiye muri Rondapo bikayitera iseseme. Hari abasore kubona bari kuririmba bikayitera iseseme. Birimo biyitera iseseme Imana. Biri kwitera iseseme kuko baririmba ari abasambanyi. Hari abandi iri kubona bari gusenga bajya mu bapfumu bikayitera iseseme. Imana yambwiye ngo nzaze mbwire Abanyarwanda ngo iri gusesemwa, mutarihana ibyaha, iri gusesemwa. Bamwe muri gusenga amasengesho akayinukira kwihumurira. Irambwira ngo nubwo muri kubwiriza mwambaye amakositimu, mwiteye amaparufe, ariko yiri kudukirwa, kuko nubwo mwambaye mu isi, ariko mu isi y'umwuka mwambaye ubusa. Nubwo muri kubwiriza mwambaye amabubu, mwiteye amaparufe, muhumura, ariko mu isi y'umwuka mwambaye ubusa. Mu isi y'umwuka mwambaye ubusa, kandi muri kwinukira, mutarihana ibyaha, mutarareka ubusinzi, mutarareka ubujura. Irambwira ngo destifone dry, ngo benshi bajyaga bagatura amaturo batoya akayigeraho. Irambwira ngo mwatura mutatura, nta nyungu bifitemo, ko amaturo yanyu ubundi ari ayo mwariganyije, abandi mukaba mwayibye, abandi akaba mwambuye abakene. Irambwira ngo amaturo musigaye mutura ntagahigeraho, kuko arayinukira. Yarambwira ngo nzaze mbwira Abanyarwanda. Irambwira ngo ni ukuri. Irambwira ngo umuntu wese uzi ko yavuye imvura, aho yajyaga avuganira nayo, aho yajyaga yingingira, aho yajyaga yisengera, aho yajyaga yiyungira akihana kuri yo, uzi ko wese yahavuye, Imana igiye gukuraho uruzitiro, ibyo binyukanyukwe, kandi izamukira ku mbyuka, kuko ibyo yatinyaga bigiye kumugeraho. Niko yambwiye ngo nzaze mbabwire. Irangije irambwira ngo abantu nimugarukira Imana, abantu nimusenga Imana, bigezaho mumenyera Imana, bigezaho mutuka Imana, bigezaho muvuga ngo Imana ntivuge, bigezaho muvuga ngo umwuka w'Imana ntaceceke. Irambwira ngo yabishatse yahera ku wa mbere ivuga, umwaka ukarangira ikiri kuvuga. Irambwira ngo ije kwivugira, ije kwiburanira, kandi ije kwirwanirira. Mugiye kubona agashya k'Imana kuko ije. Irangije irambwira ngo irabaye cyane, ibabajwe n'ukuntu yarigire neza Abanyarwanda, ibabajwe n'ukuntu yari ibambitse, ibabajwe n'ukuntu yari ibahaye ubutunzi, ibabajwe n'ukuntu yari ibagire neza. None ineza yabagiriye, mukaba mwasinze amahoro, mukaba mwayibagiwe, mukaba muri gukora ibyaha, mukaba mwamaze gusa nkaho mufata ibyaha mukabihindura agatobero. Irambwira ngo ije muri ADPR, irahagarutse. Irambwira ngo ije gukunkumura, nk'uko umuntu akunkumura imbagara ye agakunkumura. Irambwira ngo ntabwo irakunkumura, kuko ibyabaye n'abantu bakunkumuye, yo ntabwo ari yakunkumuye. None ije kwikunkumurira rero. Yarambwira ngo ije kwikunkumurira
kuko ibyo mwabonye ni abantu bakunkumuye. Ngo mwakuye abanyamuhamagaro ngo ntibize, ngo ntibazi kuyobora, ariko ubundi mbere hose ntibayoboraga, ariko ije gukunkumura kuko ibyabaye ni abantu bakunkumuye. Iyo ije kwikunkumurira kuko yambwiye ngo the Stephen Dry ije gukunkumura muri ADPR mpaka icyo ishaka n'ikigambire aricyo kibaye. Iramwije gukunkumura kandi iramwe ngo umuntu wese uzi ko ari umuyobozi muri ADPR cyangwa se n'ahandi wayoboye nabi, umuntu wese uzi ko yayoboye nabi ari umuyobozi, Imana iramwangira muzi inkoni y'Imana irabaziye. Waba uyobora korali, waba uyobora gurupe, waba uyobora famiye, waba uyobora zone, bya myenda bavuga byose n'ibiki byose, ariko uzi ko uri umuyobozi n'ibiki byose, Imana yaramwangira baziye kuko mwayisesemye, muri kwitera isesemi, amasengesho yanyu ari kwitera isesemi, indirimbo zanyu ziri kwitera isesemi. Irambwira ngo yarasesemwe igiye kuruka, iramanutse kandi irabaziye. Irambwira ngo umuntu wese akimara kumva ubu butumwa, umuntu wese akimara kumva ubu buhanuzi, ategetswe guhita aca bugufi akihana, ategetswe guhindukira, ategetswe gusubira ivura aho yavuganiraga nayo, ategetswe kongera, kuko ibyo muvuga muri kuvugisha amatama abiri, ariko ntago muzi ko Imana ije. Nubwo mwasinze umunezero mukaba mwasinze amahoro, ariko iraje kandi iraje. Imana iraje. Umuntu wese wumvishe ubutumwa asabwe guca bugufi akiza. Imana yamwe ngo umuntu ugiye gusa nkaho aguwe neza ni umuntu ugiye kwihisha muri yo, ni umuntu ugiye guhungira muri yo, kuko abenshi ibyo mwiringiraga mugiye kubibura, ibyo mwari mwizeye, mwari mwarahinduye Imana mugiye kubibura, ibyo mwari mwizeye mwarahinduye ikirisho, mwarabonye karizo Mana zanyu, Imana ije kubibambura mugiye kubibura, kuko hari umuyaga Imana iteje kugira ngo washyire muri gahunda neza, mwongere muyitakire, mwongere muyihamagare, muyihendahende. Imana iraje. Reka dusenge. Ese wowe Imana iracyakwishimira? Reka mbabwire barokore, kera twari tujya kuvoma, wenda ufite nk'ijerekani yamenetse cyangwa se yatobotse, ugashyiraho agasabune, wamara gushyiraho agasabune ukavoma, wagera imbere ikava, bigasaba ko gusubizaho kagasabune. None abenshi mwari mufite ibivomesho bitobotse, mushyiraho agasabune mugiye kuvoma, karongera kavaho ntimwabimenya, none musigaranye ibivomesha amajerekani ariko atarimo amazi kuko agasabune kavuyeho. Agasabune kavuyeho, subiza agasabune de kavuyeho, usigaranye ikivomesho nta mazi arimo. Yaramwe ngo abenshi mufite ibivomesho nta mazi arimo kuko byamaze gutoboka, amazi yashize mu kera. Bamwe mugiye kugwisari, abandi mugiye kugwa, abandi mugiye gusubira inyuma, ariko nimwemerera Imana yasubiza agasabune, mwongere mugire amazi, muhembuke, mwongere mugubwe neza. Reka dusenge. Niba uciye bugufi wumva wiyejeje, wumva ushatse uvuze ati ngiye nasubiye inyuma, ndi umusambanyi, nagiye mu byaha, ndashayisha, nasengaga nkora ibintu, ndogesha amagambo, narasubiye inyuma, nagiye mu bapfumu, mbese nari umusinzi n'ibindi. Kandi umuntu wese Imana igiye kumugera, igiye gukora icyo bita isaka n'igenzura. Iri saka ry'Imana ntawe uzaricikira.